Ndabasuje kandi mbaye ikaze kuri Mugisha TV, isoko y'amakuru y'aka sosiyete nyarwanda. Umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Prosper Nkomezi yagaragaje amafoto y'umukobwa yihebeye witwa Retina Nkuru Nziza, bakaba bitegura kurushinga mu bihe biri imbere. Ni amafoto yasohotse mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki 13 Mutarama 2026, agaragaza uyu muhanzi ari kumwe n'umukunzi we witwa Nkunziza Retina, bigaragara ko urukundo rwabo ruri ku rwego rwo hejuru. Aya mafoto yakiriwe neza n'abakunzi babo ndetse n'abamukurikira, benshi bagaragaza ibyishimo n'amasengesho abifuriza umugisha mu rugendo rushya bagiye gutangira. Amakuru yizewe Nyarwanda yamenye avuga ko Prosper Nkomezi n'umukunzi we bateganya gukora ubukwe muri Werurwe 2026, bikaba bivuze ko batangiye urugendo rwo kwitegura kubaka umuryango mu buryo bweruye kandi bufite icyerekezo. Mu butumwa bwuje urukundo n'ukwemera, Prosper Nkomezi yashyize ku rubuga rwe rwa Instagram amagambo agaragaza ko afata urukundo nk'Imana iturutse ku Mana. Yagize ati, umutima wanjye waguhisemo n'ijuru rirabyemeza, ndagukunda uyu munsi n'ejo n'iteka ryose. Aya magambo yumvikanisha ko igihe cy'Imana kigeze kandi ko umutima we wahisemo ijuru rikabyemeza. Yagaragaje ko urukundo afitiye Nkunziza Retina atari urw'igihe gito, ahubwo ari urukundo rushingiye ku ndangagaciro zo kwizera no kwiyemeza kubana ubuzima bwose. Prosper Nkomezi asanzwe uzwi cyane mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, aho yamamaye mu ndirimbo nka Nzayivuga n'izindi zakunzwe n'abatari bake. Abamukurikira bamaze igihe kinini bamenyereye ubutumwa bwo bwubaka imitima, bityo iyi ntambwe yo gutangaza umukunzi bazabana yafashwe n'indi mpamvu yo kumushimira no kumusengera. Mu gihe hategerejwe andi makuru arambuye ku bukwe bwabo, abakunzi ba Prosper Nkomezi bakomeje kugaragaza ibyishimo n'inkunga yabo, bamwifuriza urugo ruhire rurangwa n'urukundo, amahoro n'umugisha w'Imana.